Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzaze uca uwo mugozi, uzabumbashe umutima, nezezwa no kubohorwa nkabo nuko ngukorera, uzaze uca uwo mugozi, uzabumbashe umutima, nezezwa no kubohorwa nkabo nuko ngukorera. Urandinde mwami Yesu, ntunganyirize imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Imana ishimwe, Mana yacu ntihabwe icyubahiro.
uririmbyi aririmba aravuga ngo nubona naniwe urugendo uzanyibutse urukundo, uzanyibutse irya mibabaro wagize kugira ngo mbone ubugingo, kugira ngo mbone agakiza, kugira ngo menyeshwe inzira y'umusaraba mbashe kuzaraga ubugingo. Nuko umpamagara umbwira uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye numva nshaka gukurikira Yesu, ariko ni ukuri Imana ica imigozi yabaho umutima tukabura uko dukorera Imana. Imigozi yo ijya iba myinshi, ariko Imana ni umutabazi kandi Imana ni umurengezi. Reka dusenge Imana n'ubundi rya sengesho, kugira ngo tubwire Imana ngo n'ubundi ngwino ube mu ruhande rwacu uyu munsi w'umugisha ku buzima bwacu. Turagushimiye Mana, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwatubayeho, tugushimiye ineza n'imbabazi, tugushimiye gutabara kwawe no kurengera kwawe. Turagushimiye ko amahanga yose yo mu isi ari wowe uyareberera, ari wowe uyarindira umutekano uko bwije uko bukeye, tukaramuka turi bazima. Nuhimbazwe Mwami. Turakwinginze rero kugira ngo uyu munsi w'umugisha ku buzima bwacu, ubane n'umuntu wese mu ruhande rwe, uwo dusenga nyiri isengesho, ubane n'abakora akazi ko mu mihanda, uhagarike umwuka w'impanuka, urinde abakozi bo mu biro, urinde ubugingo bwabo ndetse n'umubiri, urinde abarwayi bari kwa muganga n'abarwaza babo n'abaganga babavura, ugirire neza abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abantu bawe uyu munsi, neza y'Imana igere ku barushye bumva imitima yabo ihagaze, imitima yabo yuruke, abantu babuze uko bagira uyu munsi ubaremere ihumure rituruka mu ijuru kubw'iri sengesho ry'iki gitondo. Bafite intambara n'ibigeragezo, amakuba abereye menshi babera igisubizo, bafite randevu zo kujya kubagwa uyu munsi kwa muganga, ubahe imigisha, bafite kubyara ubahe impinja nzima. Ukuboko kwiza kw'Imana kurengera abantu bawe, turasenze kugira ngo uyu munsi w'umugisha ku muntu wese, ni ukuri ukwizeye kandi ukwiringiye, afite ibyifuzo bitandukanye dusenga nyiri isengesho, ubahe umugisha kandi ubabere Imana, ubabere ibyiringiro kandi ubabere inkomezi. Tugushimiye ku bwa byose wakoze muri iki cyumweru kugeza kuri uyu munsi turi kwegereza umusozo wacyo. Tugushimiye kandi ibyo wakoze mu ijoro, ku bari bari mu ijoro ndetse no mu masaha atambutse tukaba amahoro, tukuragije ibiri imbere. Ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubera abantu ingabo ibakingira ku manywa ndetse na nijoro. Tugushimiye ku bwa byose, ibyo wakoze ndetse n'ibyo uzakora, ko ibyo wibwira ari byiza ku bantu bawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo.